Yesu ashimwe bene data, ndi mwene so Evangeliste Ernest. Iyi ni gahunda y'ijambo ry'Imana Imana iduhayemo uburyo ngo tujye tuganira, gahunda yiswe umutsima wa buri munsi cyangwa se daily bread for you. Mu by'ukuri isi yacu turimo yuzuye ibibazo, nta makuru meza ari ku isi. Isi yuzuye intambara, isi ibonekamo impanuka nyinshi, isi irimo uburwayi, isi irimo ibigeragezo, inzara, ubukene, kwiheba no kwiganyira, abantu bakajya mu gahinda gakabije, depression. Ariko muri iki gitondo nkuzaniye amakuru meza avuga ngo Imana yacu iracyashoboye. Niyo mpamvu naguhitiyemo kujya ufata umutsima wa buri munsi, ngutegurira iki kiganiro tuzajya tubanamo, aho buri munsi nzajya nguha ijambo ry'Imana ritarengeje iminota 10, ukarirya, wamara kurirya ukajya ku kazi kawe ukomeye. Niba uri mu bushomeri ukongera kumenya ko Uwiteka Imana ashoboye. Guhaye karibu rero tuganire mu ijambo ry'Imana, aho tugiye gusoma Zaburi ya 23. Ni karibu. Nkuko nari mbikubwiye rero, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23, aho turahera ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka niwe mungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Murongo wa 4, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza umutima. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Akira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo twongere tugirire Imana icyizere. Mu bihe byashize nigeze mpura n'ibibazo, ndiheba, ndiganyira, mera nkurira. Ariko nza kubwira Imana, ndabyibuka nari ngiye kuryama, ndabibwira ngo Mana uze ugire icyo uvugana nanjye kuri ibi bibazo byanjye. Imana yaraje, iraza ivugana nanjye cyane, inyereka aho yankuye, inyereka ahantu nabaye nkorera amafaranga make cyane, inyereka aho ingejeje uyu munsi. Isanga yarankubiye inshuro nyinshi ntashobora kumenya n'umubare wazo. Irangije inyereka abo twabanaga mwako kazi napfundikanyaga, ahantu nakoraga ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande hitwa Kagitumba. Irambwira ngo urabona abo mwakoranaga ako kazi kameze gutyo bakibayo, ndikiriza. Irambwira ngo nutibuka aho nagukuye, igisate cy'ingunguru nakuvanyemo nakigusubizamo. Mwene data, muri iki gitondo rero ndagira ngo nkubwire ko nubwo wihebye, ukaba ufite kwiganyira, ukaba ufite kwibaza ku buzima, hari ijambo ry'Imana ry'imbaraga rigarutse kuvugana nawe, ko Uwiteka ari we mungeri wawe kandi kutazakena. Imana ishaka ko tuzirikana aho yadukuye. Ibibazo urimo bye kukwihebesha. Niba ari uburwayi, bwira uburwayi aho Imana yakuvanye. Iyo urebye neza mu buzima, uritegereza ugasanga icyo Imana yakoze mbere, ibyo Imana imaze kugukorera ari byo byari bifite imbaraga kurusha ikibazo uhagazemo. Uburyo rero dufite bwo kubwira ikibazo ko dufite Imana ntabwo ari ukukireba ngo turire tubure Imana. Haleluya. Ahubwo uburyo dufite ni ukubwira icyo kibazo ko dufite Imana yadukijije. Ikindi, Abanyarwanda twavuye kure, twavuye muri jenoside. Nyuma ya jenoside duca mu bibazo byinshi, ibyo ni ibya rusange nk'Abanyarwanda mu gihugu. Ariko nawe ufite ubuhamya bw'aho Imana yagukuye. Ni umwanya rero wo kongera gutekereza, ukibuka ibikomeye Imana yagiye kurenza.
ukibuka indwara Imana yagiye igukiza, ukibuka ko Uwiteka hari akazi yaguhaye. Ibyo bihamya by'uko Imana yabanye nawe ugashaka, ibyo bihamya by'uko Imana yabanye nawe ukiga ukarangiza, ibyo bihamya nibyo ufite byo gukubitisha Satani ugutera kwiheba uyu munsi, ukamubwira ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye. Dawidi yabwiye ijambo rikomeye Sawuli, ubwo Sawuli yari amubwiye ngo Dawidi uri umusore w'umugenda ntacyo wakora kuri Goliyati. Goliyati afite uburambe, ni umusirikare umaze igihe arwana intambara nyinshi, azakwica. Ngo Dawidi amuha ubuhamya. Tujye twibuka guha Satani ubuhamya. Ngo aramubwira ngo Uwiteka wandokoye mu maboko y'intare n'idubu, akankiriza mu ishyamba, azankura n'imbere ya Goliyati. Imana ikeneye ko tuba abagabo. Burya niyo waba wambaye ijipo cyangwa ikanzu, ukenyeye igitenge, iyo Uwiteka abona ushobora kumuhamya, ukavuga ko akomeye, ukavuga ibyo yakoze, akubona nk'umugabo. Imana ikeneye rero abagabo tuyihamya, tukavuga ko ikomeye, tukavuga ko ifite imbaraga, amaboko yayo aracyakora, Imana iracyashoboye. Rebera Imana rero mu bintu yagukoreye, urebe ko washatse, urebe ko ugihumeka. Hari abari ku mwuka bishyura amafaranga menshi. Ubwire Goliyati aricyo kibazo ufite uyu munsi, ko Imana ihari ngo ikurengere. Twasomye ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Uyu munsi nkwifurije kugira umunsi mwiza, ukagira umunsi wo kongera kwibuka ko Uwiteka akuragiriye mu rwuri rwe, agushoreye. Akira neza ijambo ry'Imana. Nyuma y'agapoze ngiye kugaruka dusenga, ndakubwira icyo tugiye gusengera. Urakoze cyane. Tugiye gusenga Imana kugira ngo uyu munsi niba ufite aho wayicumuyeho ikubabarire, kuko Imana igendana n'abayikiranukira, uyakire ikubabarire. Ariko kandi ndashaka no gufata icyo cyifuzo kiri gutuma urara udasinziriye, icyo cyifuzo kikuzengereje, icyo cyifuzo kiguhangayikishije, ufatanye nanjye gusenga iri sengesho kandi wizere ko Imana ije kukurengera. Uwiteka Mana Nyiringabo, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, sengeye uyu mwene data wasubiye inyuma akagira intege nke, umubabarire ibyaha, umutunganye. Kandi sengeye uyu mwene data ushaka kukwakira nawe, kugira ngo ubwo azaba agiye ku rusengero rumwegereye gusengerwa, umwemerere umutima we, uzakire kwifuza kwe. Kandi muri aka kanya ndasengera mwene data wankurikiye ariko afite icyifuzo, ahari n'akazi, ahari n'urubyaro, ahari n'ugushaka, ahari n'imibereho, ahari afite uburwayi. Uri Uwiteka uturagira, ukadushora mu rwuri rw'ubwatsi butoshye, ukadusomesha amazi y'ubugingo abohora. Uwumvise iri jambo wese afite icyifuzo, akaba afasha aho arwaye, umuhe gukira muri iki gitondo, agira umunsi wishimwe, ejo azashime ko yabonye ukuboko kwawe. Kandi uwumvise iri jambo ari mu ntege nke, ndasenze kugira ngo umuhe gukanguka, abyuke, akiranuka gukorere. Kandi ufite icyifuzo akaba yibutsa aho wamukuye, akaba yongeye kukugirira icyizere, oh haleluya, ndamusengeye kugira ngo uze gukora no ku cyifuzo yari afite cyari kimuhangayikishije, umugirire neza. Tugushimiye ko uduhaye ijambo ry'umunsi rizima ryo kudukomeza. Tugushimiye ko uduhaye imbaraga zo gukora akazi. Tugushimiye ko uduhaye imbaraga zo gukorera igihugu. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Yesu urakoze. Amen. Amen.